yego ababibule mwaramutse cyangwa se mwiriwe ikaze in shine with scripture. Iyo ushatse umugabo cyangwa ugashaka umugore uhita ugira bene wanyu, ufite bene wanyu bo ku ruhande rwawe na bene wanyu bo ku ruhande rw'umugabo washatse cyangwa se rw'umugore washatse. None ni gute wabana neza na bene wanyu? Waba ku ruhande rwawe cyangwa se uri ku ruhande rw'umugabo wawe cyangwa rw'umugore wawe, wabana neza ute nabo? Mwebwe mwitegura gushaka, ababibure mwitegura gushaka, ibi byabagirira akamaro, ariko n'abarangije deja gushaka nabo ibi byabagirira akamaro. Ababibure muzirikane ko iyo umuntu ashatse aba ashinze umuryango mushya, kandi aba azakomeza gukunda ababyeyi be ndetse no kububaha. Uwo mwashakanye nawe aba afite ababyeyi be ku ruhande rwe nabo agomba kubaha. Ubwo rero muri rusange nubwo ibyo byose biba bimeze bityo, umenye ko niba warashatse ubwo umugabo wawe niwe uhita uza mu mwanya wa mbere, niwe muntu uba ugomba kwitaho kuri iyi si mbere y'abandi. Rero niba warashatse umugore wawe ubwo niwe ugomba kwitaho mbere y'abandi bose. Kubera rero iryo hinduka kuri bene wanyu bamwe birabagora. Icyakora nanone namwe muba mugomba gukomeza kubana neza na bene wanyu. None ni gute wabana neza na bene wanyu ukabana nabo amahoro, ari nako ukora cyane ugakorana umwete kugira ngo ubashe kubaka umuryango wawe mushya? Mu Bible tugiye kureba ibintu bibiri, ariko mbere yo kubireba hari ikintu ugomba kubanza kumenya. Iki rwose ugisevinge, ugishyire mu mutwe. Wa mugani wa wiki gihe, keep this in your mind. Keep this in your mind. Mu Bakolosayi igice cya 3:12. Iki cyo kibike pe. Abakolosayi 3:12. Nuko rero mwebwe abatoranyijwe n'Imana bera kandi bakundwa, mwambare impuhwe zuje urukundo, kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Mu Bible turi kumwe kugira ngo ubane amahoro na bene wanyu, baho washatse cyangwa bene wanyu bo mu rugo iwanyu. Bisaba kwambara ibi bintu: kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Ibi niba utabifite kuraho, ntabwo byakunda. Mwabana ari hasi hejuru, ariko niba wifuza kubana amahoro na bene wanyu, n'icyo ugomba gukora: kwambara kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Iyi ntabwo ari imico ugomba kugira kubera ko wageze mu bibazo, oya, ibi ni ibintu witoza. Reka nkubaze, ese hari igihe kimwe wambara imyenda ubundi ntuyambare? Hari igihe ugenda mu nzira wambaye imyenda ubundi ukagenda mu nzira ntayo wambaye? Ibyo ntibibaho, ntabwo bishoboka, nta nubwo byaba bikwiriye. Twambara buri gihe, duhora twambaye, kubera ko tuba tugomba gutwikira umubiri wacu w'icyubahiro. Hano uyu murongo wabonye ukuntu wavuze, ntabwo wavuze kugira iyi mico, wavuze ngo mwambare. Iyi ni imico ugomba kuba ufite buri munsi, nk'uko uhora wambaye imyenda buri munsi, nayo ugomba kuyambara. Icya kabiri, uriya umuntu yambaye, twese turabireba tukabimenya ko yambaye. Nawe kwambara iriya mico ntibivuze kuyigira gusa, ahubwo ugomba kuyigira ku buryo inasohoka tukayibona ko uyifite inyuma, tukabona ko usibye imyenda wambaye ariko umubiri wawe unambaye kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Ibyo nubikora gutyo, uzabana neza rwose na bene wanyu, mubana amahoro pe, kandi ari nako wiyubakira urugo rwawe.
Erega buriya nta kintu gitera ishema nko kujya mu rugo ukarwubaka rugakomera. Nta nubwo ari nawe bitera ishema cyane burya cyane wowe reka da, ahubwo so na nyoko bene wanyu basaza bawe bashiki bawe. Natwe bo hanze iyo tubona imiryango ikomeye bidutera ishema. Reka buriya iyo dufite imiryango myiza n'abantu babeza, nta byihebe byinshi twagira, nta bajura benshi twagira, iyo bemeye uburere bahawe burya. Ariko nanone iyo miryango ikaba idakomeye ku manegeka gusa, ahubwo ikaba ikomeye nyagukomera. Reka tugende rero turebe ikintu cya mbere wakora, ariko wibuke wambaye ya mico, nibwo ibyo bintu bishoboka. Utarayambara banza uyambare imico, hanyuma ubone gutangira gukora ibyo. Icya mbere wakora, jya ubona bene wanyu mu buryo bushyize mu gaciro. Hari ikintu ugomba kuzirikana mu Bible, rambura mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 2. Baravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mwunze ubumwe n'umwami, kuko ari byo bikiranuka. Wubahe so na nyoko, kuko ari ryo tegeko, kuko iryo ari ryo tegeko rya mbere riherekejwe n'isezerano. Nubwo uri mukuru ku buryo nawe ushinze umuryango, ariko wagomba ujye gukomeza kubaha so na nyoko. Uko waba ungana kose, buri gihe ugomba kubaha ababyeyi bawe. Nta mwana ukura ngo areke kwita mama cyangwa se ngo areke kwita papa, kabone nubwo baba ari abasaza bombi cyangwa ari abakecuru bombi. Ariko nanone ku rundi ruhande, zirikana ko uwo mwashakanye nawe nuko agomba kubigenza ku ruhande rwe, agomba kwita ku babyeyi be. Ubwo rero nubona uwo mwashakanye ari kwita ku babyeyi bawe nk'inshingano ze, nawe ukita ku babyeyi bawe, ntimukagirirane ishyari. Kubera ko mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4 haravuga ngo urukundo rurihangana kandi rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwiyemera. Ntukagirire ishyari uwo mwashakanye wumva uhungabanye bitewe n'imishyikirano afitanye na bene wabo hafi cyangwa se bakuru. Mujye mushyira mu gaciro. Ariko hari ikintu mugomba kuzirikana, Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 26, igihe muzajya muba mukora ibyo byose mujye muzirikana icyo uyu murongo uvuga. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 26 baravuga ngo ntitukishyire imbere tuzana umwuka wo kurushanwa tugirirana ishyari. Ntimugakora ibintu mugamije guhimana ngo murushanwe kwita kuri bene wanyu. Ibyo nta kintu byabamarira. Icy'ingenzi ni ugukorera ibintu hamwe kandi mugashyira mu gaciro. Hari ibintu wakwiye kuba wirinda kuvuga. Urugero, irinde kuvuga ngo buri gihe umuryango wawe uramfobye, cyangwa uti nta na rimwe nyoko yishimira ibyo nkora. Mu by'ukuri ntabwo ibyo byaba bishyize mu gaciro. Mujye mushyira mu gaciro ku birebana n'uko mwita ku miryango yanyu. Nubwo ari inshingano zanyu, ariko mujye mushyira mu gaciro. Buri wese ajya agerageza kwishyira mu mwanya wa mugenzi we, agerageze kureba mu ndorerwamo areberamo, abashe kubona ibintu nk'uko abibona. Ibyo bizabafasha. Twagiye ku kintu cya kabiri mwakora. Ikintu cya kabiri, niba ngombwa ujye ufata ibyemezo bitajenjetse. Tubonye ko icya mbere wagombye kubona bene wanyu mu buryo bushyize mu gaciro, ariko niba ngombwa jya ufata ibyemezo bitajenjetse. Ibyo bishaka kuvuga iki? Jya uzirikana iki kintu wakoze igihe wajyaga gushaka. Nambura mu ntangiriro igice cya 2. Iki kintu wakoze igihe wajyaga gushaka jya ukizirikana. Intangiriro igice cya 2 umurongo wa 24. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akomatana n'umugore we, maze bombi bakaba mu mubiri umwe. Jya uzirikana ko wowe mugabo wasize so na nyoko kugira ngo umutane n'umugore wawe. Hagati aho n'umugore niko byagenze. Buriya iyo umaze gushaka, ababyeyi bawe bashobora kumva batagifiteho uburenganzira.
kandi bashobora kugerageza kugira uruhare mu ishyingiranwa ryawe rurenze urwo bakagombye kuba bagira. Icyakora wowe n'uwo mwashakanye mugomba kwemeranya ku mipaka muzabashyiriraho batagomba kurenga. Mwamara kuyibamenyesha nako mwamara kuyikora neza mukayibamenyesha ariko muwugwa neza. Iri hame rishobora kubafasha. Imigani igice cya 15 umurongo wa mbere. Gusubizanya ineza bihosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Mujye mubibabwira mu kinyabupfura cya kibyeyi. Ababyeyi banyu babigishije kubaha, mujye mubaheraho ari wo mwubaha. Mubabwire imipaka batagomba kurenga, mwemeranyijeho mwembi wowe n'uwo mwashakanye. Hanyuma kwicisha bugufi no kwiyoroshya no kwihangana bizabafasha kugirana na bene wanyu imishyikirano isusurutse kandi mukomeze kwihanganirana mu rukundo. Mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 2 ibintu bizarangira ari amahoro. Mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 2 mwiyoroshya rwose kandi mwitonda mwihangana mwihanganirana mu rukundo. Byose biyobowe n'urukundo bizashoboka, bizakunda. N'ukuri bizakunda. Niba ujya wumva kwivanga kwa bene wanyu mu muryango wawe bimaze rwose kuguhangayikisha, ujye ubiganiraho n'uwo mwashakanye mutuje, mujye mwumvikana ukuntu mushobora gukemura icyo kibazo. Ni iby'ingenzi ko ugerageza kwiyumvisha ibyiyumvo by'ababyeyi bawe n'uko babona ibintu. Nta kibi babifuriza, babitaho by'ukuri. Kuba wowe n'uwo mwashakanye muri umuryango wigenga bishobora kugora ababyeyi bawe kuko bumva ko batereranywe batakigufiteho akaboko nk'ako bari bafite mbere kuri wowe. Ariko nimukurikiza aya mahame ya Bibiliya tumaze kubona, mukaganira n'ababyeyi ntacyo mubakinga, muzakomeza kububaha kandi mutangije n'ishyingiranwa ijyanye muri rusange. Reka dusubiremo gato ibintu tubonye ko gukomeza kwita kuri bene wanyu nubwo mwashatse ni iby'ingenzi. Uruhande rw'umugore akita kuri bene wabo n'uruhande rw'umugabo akita kuri bene wabo. Ibyo ni iby'ingenzi rwose. Icyakora nanone muba mugomba kubana neza na bene wanyu bo mu miryango y'uwo mwashakanye. Ibyo nabyo ni iby'ingenzi. Ariko nanone kugira ngo bitabangamira ishyingiranwa ryanyu birasaba ko umuntu yambara ya myenda twabonye. Iyo myenda ni iyihe mu Bibiliya? Mwaba muyibuka? Kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Nk'uko utajya usiga ijipo, ipantaro cyangwa se agapira cyangwa se ishati cyangwa se ikanzu, ni nako utagombye gusiga kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Nubyambara nibwo uzabana na bene wanyu neza kandi ugakomeza no kubaka famiye yawe, ugakomeza kubaka umuryango wawe. Mu gihe rero uri kubana neza na bene wanyu, twabonye ibintu bibiri wakora bindi. Ni ukubona bene wanyu mu buryo bushyize mu gaciro. Bagomba kwitabwaho ariko bishyize mu gaciro. Hanyuma ikindi nanone mugomba gufata ibyemezo bitajenjetse mu gihe mubona bene wanyu bari gushaka kwinjira muri famiye yanyu n'imiyoborere yayo ndetse n'imibereho yayo. Ibyo ntabwo byaba bikwiriye. Cyakora mugomba kubibaganiriza neza mububashye mu buryo buhuje n'ikinyabupfura babigishije nyine. Abo Bibiliya mwibuke ikintu duhora tugarukaho hano. We mugabo n'umugore, intwaro ya mbere mufite iruta bombe atomike. Yituruta intwaro kirimbuzi iyo ari yose mushobora gutunga ni ubumwe bwanyu. Ubumwe nibusenyuka ni akazi kanyu. Ni akazi kanyu pe. Ubumwe nibusenyuka bizaba birangiye. Uriya kimwe mu bintu bikomeza abanyaburayi ni ukuntu wunze ubumwe. Namwe rero mubafatireho urugero. Mwungu ubumwe nimutunga ubumwe, buri wese azaza abasenge. Ariko ni mwungu ubumwe, twese tuzakira imyanzuro muzafata, tuzagera rwose tubone ko ibyo mukora muba biba bishyize mu gaciro kuko mwunze ubumwe. Mwungu ubumwe wa Bibiliya.
keeping blessed, turi kumwe mu bindi biganiro.